byageze ubu suri kubona ari sawa. Muze hano vuba vuba bamwakere muri muri umwari mazinduka yaje kwigisha aba yavuze ati namwe muje mukererwa mupfukame hariya vuba vuba mubango Akoze ticho waje usiramo imiyaga ko imiyaga y'ibiki bamwakere nanjye mba nazindutse kugira ngo mbone uko mbigisha muhita muze vuba mba nyine mupfira ko no ikimangu buziretse wakere babarira utankubita mwana babarira oya ndagukubita babarira banko vuba vuba ukana abantu basanzwe muba mwakere umuntu aba yazindutse kugira ngo abigishe mba nyine isayishije natwe mba mupfiranye jewe mu gitondo nabyutse kubyuka kwa uba wazindutse ukajya kuvoma bari kubikora ejo rwose twatashye dukerewe ngeze mu rugo n'abagumishije mu ishuri se ariko ziyo ko mu rugo banahumvise ngo twatashye kuba bagukubise nakongeza izindi akoze mwajya musiramo imiyaga ko iby'imiyaga ntayo imiyaga ni inkoni 20 upfukamye hariya araza apfukamye bakuvuga vuba igihe umuntu aba yaje kubigisha vuba nabari barasuzugura mishijyanye barasuzugura kuvoma kwa se ntabwo yazinduka banguka vuba pfukama wowe umuntu aba yaje kugira ngo avuga ko njye rwose bari bamenya kujya kwahira ariko se abandi banyeshuri mwabigambanye kugira ngo mukerere ntabwo twabigambanye uyu munsi ndabirukana uyu munsi ndabirukana cyangwa se kimwe muhita bibona 20 unyirukanye papa yani nawe ukwica kwawe nibyo cyane abari muri iki gihe turabagomba tuzajya mukerera amasaha ebyiri ku kigo ndategereza muramuntu ubu bwizi nari kubana muri edidi ikorera mu nzira wowe waramushisha ababyeyi bavuga ngo isi waramuye genda kuva amasiri aho hose ntabwo warebuza kwiga watatiri kita wasize n'imiyaga akabamo kubizoga icyo gisere binyuza n'abamwe turakora ubushakashatsi bisaba murege birukana mu burundi kandi nyine no kubabareza ibyo kwicara nawe mugende mw'icyayi ariko muzongera gukerera ariko uzi kuri kutugira nk'iyo ntabwo ubona ngo zino zabo ako ni agasuzuguro sha mwongera musubire hasi ako ni agasuzuguro Karimama shusho karibu wacu aradukunda cyane iyo tugiye gutaha sezerano jewe badutumye shifu ngiye kugenda ndashika kubera ko ndetse guhora mu maso ko nabonye ko cyari ko abana banasiba batekera n'ibirage kivuye Muzano nawe mwakere mubanguke kubaga mwakere nase bira bigiye abandi bantu mwakere niki wowe muri kumariye banguka wowe muri kumariye fugama Abrata mbara kufuka nani mwanze nisoma aha njye nambira ngo njya kuvoma nani barambira ngo kwera tugenda bakayicana ngo ndaje nabikira ku ikoma abandi bari hehe abandi abanyeshuri bari injira wakera uri mu biki salama tutu murabona ko uyu munsi mwakereye ubundi munsi muzajya muzinga isomo ry'uyu munsi mwakuneye bivuze ngo rero n'abagusiga mu ishuri amasaha mwabiri murayishyura murabyumva Jewe nyiri bijumba mwana ntabwo nyanywa amasaha ugira izuba ntabwo nyanywa amasaha amasaha y'abantu ngo mutayibona umuntu azajya umva shaka ubu nahamagara animateri ngahita mwohereza iwanyu burundu wowe ushaka kuzana ibintu byose uzura tumvita nuko none ejo bundi gihe kujya kwizi
Mbonamo sifuri. Chakula sifuri afika. Kisha mara kwa ndani ni Are you playing? Yakishe reka njye kumukosora. Njye kumukosora. Reka njye kumukosora. Ngo wakishe. ariko mwazi kwaya amaso. Ngo amaso. Azamuka. Amagisa n'inyaga ko. Azamuka ajya kwicara urebe kuna abandi bagikora. Yagikoze. Oya niko pesa byo. Ya picha. Ariko manjewe usigaye kwendeleza. Sigandeleza. Vamos. jera kuna veme. Vamos kabwa. Unajua ambazo sifana. Vamos. Kuna veme. Nako atende. Abandi naboko Narwaye. barwaye. Uretse mwari. Umuntu arwaye ajapiga. Abarwayi bajya kwa muganga. Nta by'imbabazi. None wowe urabona ko byarangiye. Nta karirimbo mufite ngo ngabahe mukaririmbe. Turakazi akaririmbo. Ni akahe? Kanse akaririmbo turirimba agashuri kacu karimo amashusho na mwarimu wacu aradukunda cyane iyo tugiye gutaha tumusezeraho ati bayi ngona tuzabonane ati bayi ngona tuzabonane ejo Wekere kuririmba. Ibyo by'agashuri kacu. Iyo ndirimbo niko yitwa. Ubona bagira ngo tuvuge akabasika. akabasika. Uwo muco wabigere bavuga vuba. Umuco. Abanyeshuri bazima bavuga gutyo. Uwo ntabwo ari umuco. Muri kumva? Noneho urabona ko wirakaje. Akoze mbere y'uko wakora icyo gihe kujya wavuga ibitugu birikunze. Nagukubise urushyi ntabwo urutugu ruri kukurya. Wavuga akoze ati tubundi wabyuka baza nawe. Ibintu byo kugabanya iki cisha make. Muzajya mugira kunanirwa ibibazo bikeya mba nabahaye mba nabigishije ngo bibananire se. Mujye mugabanya ariko titega twiririmbire cyangwa umuntu yikomobokera nitahira nagusizemo ikintu cy'ingumi ngo yikomobokere ariko tica nta nubwo ubusho nuko umuntu aba yiruhiye kwigisha mpitamo kwiga nubasha nubwo ntacyo mwirukana ntacyo mwirukana wabibonye uzi kandi materi hari adahari mu kigo muhamagare mu materi mukareshya mw'isaha mbwa ariko
Ticha njye nzakwita. Muhamagare nzakwita. Ticha njye nzakwita. Ticha. Gikuta Semani cy'abarimu njye kunga Semani. Ntabwo nzongera kwigisha abanyeshuri mwari muzongera kutubwira ubusa. Ntabwo nzabyongera. Abanyeshuri birara ntabwo nzongera kubigisha. Ujye kwitaranga ko kitazabamenya kugira mutabirenganira. Njyewe wakwikoma buke cya mwarimu utanayisizemo ahantu cyazakumenyeka. Umva sha uzagaruka kuri kino kiguzanye umubyeyi. Noneho bose aramukunda ariko cyana cyanjye cyananiye kiba gihora kimbwira ngo kirashaka inuza koka ibikoresho. Ahari ndikumva n'umugezi ngiye kuwucyura abandi nabo bakomeza kumubaganira. Komana gukena we komana yanjye ko ukeneye sunugaye aho bigeze akazi reka nkasoze. Papa amakuru niwe neza mwana wa papa ku ishuri baranyirukanye. Nguzi iki papa twakire gukirira mu ishuri nuko ashimiranye yitura kuri fizike badutuma 12 byo kubiramo nguzi twakire gukirira mu ishuri. Nese muri kukiri mu kibuga twakire hanze nyine kuko hanze hari ikintu cya shimi. Noneho ubwo ukimura yaguye turanyerere turabana benshi shimiranyerere ikigenda yikubita kuri fizike none badutumye ababyeyi ngo shimi na fizike ibyo ni ibiki se? Ni ibikoresho byamenetse. Nese ubwo baranshaka nabo? Baragushaka tujyane papa ku ishuri. Nimba ubona mbari gukora amafaranga 80 ku munsi nirwa ndunda amabuye y'abaturage urumva ndakora 12 wakagira Imana we. Nanjye na papa nanjye ni ibyago byatugwiriye kandi ntabwo ikigaro cyo kuyashaka. Aya papa nawe ikigaro cyo kuyashaka. Nge twumvikane mwana wanjye. Yego papa nsanze mbeshye ngo ko nataruce iminsi 7. Ukuri kw'Imana ntabwo nkubeshya. Njye nakubwiza ukuri twari turi gukina. Mwese mutangiye kudagarwa ntabwo nkubeshya. Shimi yituye kuri nyine tugende akazi kanjye nikenkare tugende ngo Shimi yituye akagakweto ntabwo koko njye kuri fizike nuko birameneka kase koko none ibi ni ibibazo. Nese mwarimu wanyu gutumye ababyeyi bundi ari bakunumye ari ku ishuri niho namusize yahise ambwira ngo nahe njya kuzana umubyeyi. None uranjyanye uri kubona ari ishema kunjyanye ku ishuri nsa gutya. Uravuga ko wari uvuye mu kazi? Ntabwo ubonye akazi nari ndimo. Tugende ibyo byihorere. Nagorwa si ubundi iyo ngendo wahise twarimwa. Iyo ngendo wahise twari wacana papa ibi babyita gukora byajya imbere tugende tubikora turi kugenda neza. Ariko abanyeshuri murabona ko muri kunanirana. Ejo bundi si munkubise ubu muba mubona ko umuntu buri munsi azageza kubigisha munamukubita. Ariko twita reka mubwire unamwese ko icyuma cy'ibintu yarananiranye n'iwabo yarananiranye uzize umuntu ameze wagira ngo nicyambaye iwabo neza ese bamwitaga pe cyuma cy'inyundo namutumye umubyeyi njye ntegereje umubyeyi we aba ari we nibonanira nawe namwe nimushaka kunanira rero we namutumye umubyeyi umwe muzanzanira ababyeyi 3 badahuje igitsina. Wewe nk'abo babyeyi uzababona ababyeyi 3 badahuje igitsina. Na mama wawe uzamuniza muzane ha. Reka mbabwire ejo bundi mwarankubise ariko twumvika ngo bakubise sinabiri mwari muri mu ishuri hati ubwo ni kwa kazagera kuki utaje ngo unkize ukiza se njye narindi. Ariko mwabanyeshuri mufite imico itari myiza
naje kwiga ariko kwiga ntabwo naje kurwana niba cyuma kinini yagukobye ubwo nyine mufite ibyo mwari mufite simbizi niba waramutumye mu mubyeyi ngo nyine ngo zirwara naje byategereza kadukomeze amasomo noneho yacu twige bakundi baba bakindira Bafasha batakaye koko. banguka dukokoboke papa. banyeshuri ko mwikaze uri kubona iki ni wowe natumye umubyeyi sha Yego titi. mubanguka umubyeyi wawe Dore viye ngoye dore turakonkoboka. umunyeshuri wawe yarananiranye uyu munyeshuri muraho neza ni myinshi rwose uyu munyeshuri wanyu mugomba kumwigisha uyu munyeshuri ntabwo acyumva ejo bundi aherutse kunkubita arakora ibibazo akaderanja asakuza mu ishuri atereta cyane yirwa atukana uyu munyeshuri rwose ugomba kumuha uburere azabundi cyakuse ufite uri kumva ko umubyeyi n'abanyeshuri bahamureba n'ubundi yawe uyu munyeshuri ntabwo yumva bivuze ngo rero niba ariko ubundi uba waje kwiga ejo bundi warankubise wambuka hano mubyeyi gira icyo ukora nawe ku mwana wawe rwose Byakorwa mu rugo bwa mbere nakubwiye. Papa wambwiye ngo kunywa itabi n'inzoga bigira umumaro ku buzima bw'umuntu. None se ubundi ujya gukubita mwarimu wavuye wepfo ku gitabo. Nari nanyweye ubwoko bw'itabi. Ukamavuta. Nari nanyweye isigara n'urukamba gusa. Imyaka ngabundi. Ariko papa ubu wabyaye utazi imyaka mfite. Ku myaka 15 niyo kumutanga. Ntabwo mfite imyaka 15. Ntabwo uzize ko mu rugo ko dufite imyaka uw'ibishyimbo n'uw'ibigori. Mfite imyaka 2. Icyo nicyo nakwigisha. wa mubyeyi we rero uyu mwana wawe urabona ko yakunaniye twakora iki nk'amwe banyeshuri mutanga igitekerezo kuri uyu uyu mwana w'ingegera mu musirasi mu murandika mu mukubiti abanza bene bwe nakora mukubita ejo mukubite ntabwo ndabyemera ikibazo ni uko uyu mwana musabiye ko tumukubita niturangiza noneho uyu mwana pfukama hasi mubyeyi bivuze ngo rero uyu mwana arahabwa uburere bwiza tugiye kumuhana ku buryo atazongera kunywa ibiyobyabwenge Ariko gapito nako gusa ndamuhana gute mu by'ukuri. namere gutya tukwereke Ndamuhana. wewe uza no ku ishuri wateye poketi wewe ubwo burere ubikinda njyewe reka ubikinda vuba urasuzugura ntuzongere uri kumva kuki uyu mwana uri gushaka ko ntamukubita yahagaritse hasi y'abanyeshuri ari kubyumva yaranize uri kumva agira gusuzugura urimo bigaragare